umutwe wajanjagutse kuko ahise yinjira mu modoka afatwa mu ruhande rw'ikirahure kiramukurana n'igare yarariho. Mbona bahatari mu modoka hasi imodoka yamugushije nibwo mukuruye muri metero nk'ebyiri ubwo muvuga ngo nimwe ni metero ebyiri ikimukurura zirahaba nyinshi. Hano habera impanuka nyinshi batuba ko habamo n'umudayimoni kuko ni nyinshi nzivuze nta nubwo nzi n'umubare waso. Hano ngo habamo impanuka n'umudayimoni ngarahaba uteza izi mpanuka muri uyu muhanda wa hano. Ariko ngewe igitekerezo natangaga kubera Imana navugaga nti muri iki gihe tugezemo abantu benshi babaswe n'ingeso zo kwikinisha, bisa naho abantu bamaze gufatwa n'iki cyago bakaba bameze nk'amafarashi yaguye mu isayo. Bamara kubikora bimaze kubabata bakagira isoni zo kubyivuza, bikabaviramo guhura n'ingaruka zitandukanye, harimo nko kwibagirwa vuba bya hato na hato, kurangiza vuba, kubura amasohoro cyangwa agahinduka amazi ntanga zigahinduka ibihuhwe, kugira ikibazo cy'ubushake buke, kubabara umugongo wo hasi, ndetse hari n'abo baviramo ubugumba. Abantu bikinishije cyane bakaba barabaswe nabyo bakabura uko babigenza, bakeneye muganga wizewe bakamubura, bagahora bashaka kwivuza ibi bintu ngo babikire ariko bakaba barabuze uburyo. Igisubizo ni kimwe, ni muganga Agape. Ku bindi bisobanuro mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri 0788 24 62 50 cyangwa mukadusanga Nyabugogo aho dukorera. Kandi n'abafite ikibazo cya mibe, igifu, umugongo nabo turafasha bagakira. Kwa muganga Agape wahageze aba yakize. Ruhagaze ku muhanda Kiziguro Ndatemwa, ahangaha niho hamaze kubera impanuka aho umusore witwaga Bahati Emmanuel wari mu kigero cy'imyaka 21 usanzwe tuye muri aka kagari agonzwe n'imodoka ya RFTC yavaga muri Kiziguro yerekeza Rwagitima. Ageze ahangaha uyu musore yarari kuva mu rugo iwabo dore ko asanzwe atuye muri aka kagari Kandatemwa. Akimanuka muri aka kayira mureba ahuye n'iyi modoka nayo yavaga muri Kiziguro yerekeza Rwagitima, ihise imugonga. Abari muri iyi modoka ndetse n'ababibonye bavuga ko iyi modoka imutwaye mu mapine nk'urugendo rungana na metero imwe, ariko ngo ije guhagarara bamukuramo dore ko ngo yaratwaye igare ndetse apakiyeho amakesi abiri dore ko ngo yaragiye kugura fanta. Abamukuyemo ndetse n'abari muri iyi modoka twaganiriye batubwiye ko iyi modoka imukomerekeje cyane, ariko ngo bahise bihutira kumuha ubutabazi bw'ibanze bamutwara kwa muganga. Namanukaga hepfo hano mva Ndatemwa, ngeze hepfo aho Kabukungu mbona bahatari mu modoka hasi imodoka yamugushije nibwo mukuruye muri metero nk'ebyiri ubwo muvuga ngo nimwe ni metero ebyiri ikimukurura. Hanyuma bahate n'igare ryari ririmo yabuze ukuntu yakwinyagambura yavamo, n'abari mu modoka bamukuruye bamukuramo bamushyira hakurya y'umuhanda. Ni kera cyabibaye ni uyu munsi ubu tuvugana tariki uyu munsi 27. Yaragiye he? Yarafite amakazi ya ku magare ayamanura asa nk'ujya Rwagitima. Ngewe niko nabibonye. Ariko iyi mpanuka ngo yari mbi cyane. Iyi mpanuka ari mbi kandi uwo mugabo yihutaga cyane, ntago yagendaga gake, yihutaga cyane. Imodoka wayirebaga? Nayirebaga iyo modoka. Uyu mwana yakomeretse he nahe? Uwo mwana yakomeretse umutwe mbona n'ukuguru yavirana amaraso menshi cyane. Kuvuga ngo naho Imana kubaho Bahati yakomeretse cyane. Umwana yakasava mu mudugudu yinjira mu muhanda, yinjiye mu muhanda, noneho kwasiteri yamanukaga ivuye za Kayonza. Hanyuma kwasiteri yo yamufashe yinjiye neza mu muhanda, imukura nka metero nibura nk'eshanu, metero eshanu. Noneho metero eshanu imukuriye bayifungira aho ngaho kuko byaboneka ko kwasiteri yababaye, igare rihita rishwanyagurika neza bihinduka ibiri. Kwasiteri ari n'igare byose ubwo dusanga babifungiye aho ngaho. Ariko ni ukuvuga ngo uwo mwana kubaho kwe ni nk'Imana nyine, ni nk'Imana izatabara abantu, itabara umuntu ikavuga ngo baragiye badoda ariko ku buryo bukomeye. None se yangiritse cyane? Yangiritse umutwe wamenetse, amaguru, ibiki byose byashwanyaguritse. Kugira ngo azabeho rwose ni nk'Imana, ni nk'Imana. Uwo mwana niwo mu mudugudu wa Kabukungu, yinjaga mu muhanda gutya, kwasiteri nayo iramukurura, ihita imukurura ariko yinjiyemo atarebye inyuma uko bimeze. Nuko bimeze. Hano hakunda kubera impanuka?
zirahaba nyinshi hano habera impanuka nyinshi batuba ko habamo n'umudayimoni kuko ni nyinshi nzivuze nta nubwo nzi n'umubare wazo hano ngo habamo impanuka n'umudayimoni ngarahaba uteza izi mpanuka muri uyu muhanda wa hano ariko kuva Kiziguro kugera Kabezi haba impanuka ziteye n'ubwoba. Ngewe igitekerezo natangaga kubera Imana navugaga nti Nyagasana tubabarire hariya ahantu bazahashyira icyapa bagabanya umuvuduko. Ikindi cya kabiri na hariya hepfo naho bahashyira ikindi cyapa kuko impanuka zihoraho buri gihe cyose. Ndi muri iyi modoka ngiye nagiye kumva numva ikintu kiratwitse nice ku ntebe y'inyuma. Numva abantu barayaga ariko mbona ibirahuri mu muhanda biramenetse. Yewe umutima wanjye numvishe wikanze abantu ngo turashize birarangiye. Ariko Imana yo mu ijuru yaturinze. Uko twarimo nta numwe yapfuyemo. Usibye wakomeretse bagonze. Ndashima Imana kuba nyiri muzima. Ndashima Imana kuba nyiri muzima na bagenzi banjye. Ye nari mvuye gushyingura Ikiziguro ngiye gwa Gitima. Ngo nibwo nanyipa Kiziguro ntezeho gato. ngo ni umunyonzi gonze imukurira ahangaha Ni umunyonzi amanutse haruguru yikoreye amakesi ahita yinjira mu muhanda ahura n'imodoka nyine ahita imukurira. arakomeretse cyane Arakomeretse ariko kubera Imana ishobora kubaho. mwari bangahe mu modoka Imodoka yari yuzuye nta mwanya wari wasigayemo. imodoka yari yuzuye Imyanya yose yari yuzuye. kuvuga ngo igiteye iyo mpanuka n'umunyonzi Ni umunyonzi wateje imodoka impanuka kuko shoferi we yaratwaye. Ntiyarazi ko haruguru umuhanda hari impanuka umuntu. We yatwaye umuntu amanuka yinjira mu muhanda amukubita. iyi Mana ikinze ukuboko cyane turokotse impanuka yari imaze kutubaho tubona dushima Imana nta muntu n'umwe ukomeretse uretse uwo munyonzi wamanukaga arenga umuhanda amera nk'uwikubita mu modoka imodoka iramukururana imugeza ahagana hepfo biba ngombwa ko shoferi ahita afata feri ubundi abagiye ku ruhande. Ntabwo ari cyane urebye umutwe wajanjagutse kuko ahise yinjira mu modoka afatwa mu ruhande rw'ikirahure kiramukururana n'igare yari ariho. umutwe wajanjagutse umutwe wajanjagutse ni uwo munyonzi. Naho abantu bari barimo imbere bo uretse umudamu umwe uturahure twakubise mu maso ariko ntacyo yabaye. Abandi twe twari turimo nta n'umwe wigeze akomereka. Uretse ko twagize ubwoba cyane. umunyonzi wamutwaye kwa muganga Umunyonzi yahise ajya kwa muganga. ubwoba ni bwose Na n'ubwaho ni bwose. imodoka yavaga herekeza yavaga aho bita Ndatemwa iri kumanuka yerekeza Rwa Gitima. Iyo manuka yenda rindi mu rugo hariya ndangije mbona ikaziye imanuka gutya mu muhanda ariko nyirango nirabanye gutya ko hari ikindi kintu cyamanutse manuka nirukanka sanga umwana agaramye hariya mu muhanda hariya ndazamuka narinzi ko ari undi muntu wigenderaga ngiye kureba sanga ni wa mwana ku muturanyi ubu nahise mpamagara aho bari bari mu rugo baraza bansanga hano umwana bahita bamujyana kwa muganga yewe sigara hano nkurikirana uko byari byagenze ariko niba yakuye umuntu hari akamugongera ruguru hari akamugeza hano bigaragara ko impanuka yari ikomeye. Yakomeretse cyane mu mutwe ku maboko bigaragara ko n'ukuboko kumwe gushobora kuba kwavunitse. Ukuboko kumwe gushobora kuba kwavunitse. nta bandi bakomeretse Oya mukurikije uko mubibonye se bishobora kuba bitewe n'iki icyabiteye bigaragara ko n'iya modoka nta feri yari ifite dukurikiranye aho yamukuye kugira ngo amugeze hano n'imodoka ubaye nta feri yari ifite ntawamenya biterwa n'imodoka y'umuntu ukuntu aba yitwara twe ntabwo twabimenya nk'umuntu uri ku ruhande. muravuga ko yaba yarafite feri yari kuba yahagaze Yibuze yaba afite nka feri ntabwo yari kumukuraho ngo amugeze hano hose ntabwo byari gushoboka kuko uruba yamuvanye hariya bitewe n'imbaraga imodoka yagenderagaho amuzanira mu kirahure ageze abaze nk'ukora kuri feri we yahise amunaga ku ruhande. Tuvuye kuri uyu muhanda wabereyeho iyi mpanuka bagongeyemo uyu musore amakuru twakeshaga inzego z'ubuyobozi nuko yari yatwawe kwa muganga hano ku bitaro Kiziguro bari kumwitaho ndetse n'iyi modoka yakoze impanuka bari bamaze kuyipfura hano mu muhanda. Gusa abaturage babonye iby'iyi mpanuka bakomeza kuvuga ko icyayiteye ari uko uyu mwana w'umuhungu ashobora kuba yinjiye mu muhanda atabanjije kureba impande zombi dore ko ngo yinjiyemo agahita ahura n'imodoka ikamugonga. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, reka nkushimire wowe tubana umunsi ku wundi, ariko nkwibutse ngo mu nkuru mu biganiro byacu tuba turi kumwe n'ikigo Agape Limited. Ni ikigo gitanga inama zitandukanye ku buzima, by'umwihariko ushaka kugira ubuzima buzira umuze
aho waba uherereye mu gihugu hose urabavugisha ubundi bakagufasha. Reka nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Muri iki gihe tugezemo abantu benshi babaswe n'ingeso zo kwikinisha, bisa naho abantu bamaze gufatwa n'iki cyago bakaba bameze nk'amafarashi yaguye mu isayo. Bamara kubikora bimaze kubabata bakagira isoni zo kubyivuza, bikabaviramo guhura n'ingaruka zitandukanye, harimo nko kwibagirwa vuba bya hato na hato, kurangiza vuba, kubura amasohoro cyangwa agahinduka amazi ntanga zigahinduka ibihuhwe, kugira ikibazo cy'ubushake buke, kubabara umugongo wo hasi, ndetse hari n'abo baviramo ubugumba. Abantu bikinishije cyane bakaba barabaswe nabyo bakabura uko babigenza, bakeneye muganga wizewe bakamubura, bagahora bashaka kwivuza ibi bintu ngo babikire ariko bakaba barabuze uburyo. Igisubizo ni kimwe, ni muganga Agape. Ku bindi bisobanuro mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri 0788 24 62 50 cyangwa mukadusanga Nyabugogo aho dukorera. Kandi n'abafite ikibazo cya amibe, igifu, umugongo nabo turafasha bagakira. Kwa muganga Agape wahageze aba yakize.